Hello, mumize mute nizere ko meze neza. Uyu munsi rero tugiye gukora amandazi. So rero hano dufite iyi ni ifarini, iyi ni isukari. Aya ni amagi abiri turakoresha, aya ni amata. So isukari rero ntimugire ngo hari abantu bashobora kubyibazaho, ariko twe isukari y'inaha ni uko iba imeze, ni uko iba isa. So dufite rero bakimaya cyangwa igitubura, tukagira na capamandazi. Utu ngutu nadutumye iwacu kuko inaha bibaye, ariko ntabwo ngenzi niba byakora neza nk'iby'iwacu. So rero turabanza tugire ute dusuke ifarini muri iki gikoresho turaza guponderamo. Biterwa wowe n'amandazi ushaka n'ifarini ushaka gukora, ariko twebwe aka kaba gafite ikiro, ariko ntabwo cyari cyuzuye. Ariko njye ntabwo ndakora ikiro cyose, cyaba ari cyinshi. Ndakora iyi ngiyi, ariko n'ubundi hasigaye agafu gake. Dukunda gukora amandazi menshi kubera ko tuba tudafite umwanya wo gukora dukora andi. So rero urabona maze gushyiramo ifarini, ngiye kubanza ponde amagi. Ariko hari abantu bafata amagi bakavanga n'isukari bakaza kubishyiramo nyuma, biterwa n'ibyo ushaka. Ariko ngewe isukari nyishyiramo rimwe nkavanga ntarashiramo ibindi bindi. So isukari rero byaterwa n'isukari ukunda. Ngewe nkunda amandazi nyine yumvikanamo agasukari. Niyo numvishe ari nkeya ndongera ngewe. So intoki ziba zikarabye neza, zisa neza, zisukuye, kuko ngewe iyo ndi gukora nkoresha intoki. Nkoresha intoki. Hari n'agakoresho kabugenewe, ariko ngewe mba mbona kandushya. Aka ngaka karandushya, keretse iyo ndi gukubita amagi cyakoze nibyo byoroha. Aho uvuga ngo ngiye guponda iki gipondo, ngewe mba numva nakoresha intoki gusa. So twagiye rero. Reka nkoreshe ifoke. Njye niyo yihutisha ibintu byose. So isukari rero murabona maze kuyishyiramo. Ibintu byose njye mba nabiteguye, biba bisa neza. N'amagi mba nayaronze. Yibona ngiye gukubitira hariya. Kamite mbikuraho. Ngewe ibintu byose rero nkora, mpita ngira ute, mpita noga intoki, mpita nkaraba intoki. Sorry. Sinzi niba hari abantu bameze nkanjye. Ikintu cyose nkoze mpita nkaraba intoki. Ikintu cyose nkoze iyo ndi mu gikoni mpita nkaraba intoki, mpita noga intoki. Gusa gukaraba, koga, byose ubwo si kimwe na. So njye rero manza nkavanga ya sukari n'ifarini. Ngenza no kubyumva, nza kumva neza niba nyine ifu n'isukari byahwanye, kuko n'ubundi ikintu mba ndongeramo ni amata, ni utuzi dukeya. Niyo mpamvu manza nkavanga n'isukari, nkumva ifu n'isukari uko bimeze. Mbyumvisha, ngewe ndabyumva nyine n'ifutu, nkumvisha ururimi nyine kugira ngo numve niba isukari yakoze. Ariko mumeze neza, amakuru yanyu, ibintu ni bon. Ariko ntabwo iyi video yose ndaza gukoresha voice over, ko isukari ntabwo ari nyinshi. Ni uku njye mbyumva, kugira ngo numve niba isukari irimo ihagije. Kanongeremo indi. Isukari yacu ni uko ibisa. Njye ntabwo ngira urugero rwo kuvuga ngo ndashyiramo isukari ingana uko. Na bya bindi bavuga ngo ibipimo, ngo mfite igipimo kimeze gutya. Njye ntabwo ibyo bintu mbikoresha. So rero reka mvangemo n'igitubura, ariko igitubura njye ndakoresha gikeya, kugira ngo amandazi atazamera nka yandi bacuruza ku muhanda, ugasanga urirumyeho rimwe
rirumyeho rimwe rihise rifobagana. Capamandazi iyo ushaka wakoresha nyinshi uko ubishaka bitewe n'ukuntu ushaka ko amandazi yawe aza asa. Capamandazi mbibutse ko ifasha amandazi gusa neza mo imbere, ku buryo nyine aza ameze neza asa neza cyane. Ariko mwumve ngo hano hantu ndi nubwo ndi mu nzu mva icyokere kiri hano giteye ubwoba. Mwumve ngo uyu munsi turi nko kuri 30 kandi tutaragera muri sama aho tuzaba turi nko kuri 50. Hari icyokere harashyushye ni hatari. So ibi rero ubu ndabirangije, ubu igisigaye ni ukuza gukoresha amata njye nkoresha ni makeya. So guys rero umva video yanjye irantengushye umva nagize ngo ndi gufata video naho ubundi telefone yuzuye mana ndaza kudiritinga ibintu byinshi kabisa. Nagize rero ngo ndi gufata video ukuntu nagiye nshiramo amagi, ukuntu nagiye nshiramo amata, nyine nsanze hari bimwe byagiyeho ibindi nyine irahagarara. Mbese ndababaye cyane ariko nta kundi. Gusa ukuntu byagenze cya gihe nyine ndi kuvangavanga isukari, capamandazi n'igitubura nabivangavanze numva n'ibisukari ari isukari nyine imeze neza nshaka. Ubundi ndangije nsukamo amata muri yafu, amata nifuza, noneho nsukamo na ya magi manza ndabivangavanga. Ubundi maze kubivanga mpita nshiramo amazi makeya kuko amata nari amagi mba nakoresheje ntabwo biba bihagije kugira ngo igipondo cyacu kibe kimeze gutya. Nibyo nakoresheje nta n'ibindi. Ubwo nawe nugera hariya ugahita ubona uratakaye, wowe ikintu uzahita ukora uzahita ushiramo amata wifuza. Ushobora gukora n'igipondo nta mazi ukoresheje, ari amata gusa ukoresheje, cyangwa se ntukoreshe amata kuko ntabwo twese tuba dufite ubushobozi. Ushobora kuba ufite isukari, ufite igitubura, ufite capamandazi, ufite n'iyo farini, ibindi byose utabifite uzakora amandazi meza pe, uzakora amandazi meza. Ntabwo kuba hatarimo amata, kuba hatarimo amagi bizatuma amandazi yawe atamera neza cyangwa ataryoha. So rero nuko nabikoze. Nugera hariya ukabona uracitswe, ni ukuri umva nanjye nyine birantengushye. Ubwo nuko rero nabikoze. So ikintu rero tugiye gukurikizaho, igipondo cyacu ugomba kugiponda ku buryo aba ari igipondo kiri moyenne, kiri hagati, atari igipondo gikomeye atari n'igipondo cyoroshye. Murabona igipondo cyacu ukuntu kimeze, sinzi niba kiri kugaragara neza. Ni igipondo nyine ntabwo gikomeye cyane nta nubwo cyoroshye cyane, kiri medium, mbese kiri hagati. So ubwo rero urabona ngewe ushaka wakoresha amavuta, ugashyiramo amavuta kugira ngo nk'iki gitubura kitaza iyi farini itaza kugufataho. Urabona ko yamba ntakoresha amavuta ifarini mfataho, ariko wakoresheje amavuta akenshi usanga itari kugufataho. Ngewe rero ko ntakunda amavuta, nkora nta mavuta nkoresheje, ahubwo nkakoresha ifu. Kanongere ndebe niba iri kurikodinga itaba yahagaze. Ndabona imeze neza. So igipondo cyacu rero ubu kirarangiye. Ikintu ugiye kubakorera ku muntu nawe udakunda amavuta akaba adashaka gukoresha igipondo cye amavuta kugira ngo iyi farini iba yagiye ku ntoki kuveho, ikintu ukora ufata ka gafarini wizigamiye ku ruhande. Nababwiye ngo nuba ushaka gukora amandazi cyangwa capati ujye uzigama ifu ku ruhande ko ntubuze igipondo cyawe ugiye guponda uko kiraza kuba kimeze. Ushobora gushyiramo amazi ugasanga amazi abaye menshi, igipondo kirakunaniye. Ariko iyo wizigamiye ifu ku ruhande igufasha kugenda wongeramo nagiye nongeramo n'ifu. Ntabwo byahwaniyemo neza ngo igipondo cyanjye gihite kimera uko. Nabanje nashyiramo amazi, mbona amazi abaye makeya mu ifu, nongeyemo mbona igipondo cyanjye kiroroshye cyane. Mfata ya fu nari nizigamiye ku ruhande ngenda nongera mu gipondo cyanjye. Niyo mpamvu kimeze uko. Ntababeshya ngo nakoze igipondo gihita kimera uko nguko, oya, kuko njye nta bipimo nkoresha kandi uburyo nkoreshamo njye nta kibazo bintwaye. So kugira rero iyi farini iba yafashe ku ntoki ikuveho,
ufata ka gafu uba wizigamiye ugashyiraho, urabona ko ugashyiraho, ubundi ukagenda uyikuraho, urabona ko igenda ivaho udakoresheje uburyo bw'amavuta. N'ubu buryo bwose, n'ubu buryo buroroshye. Mu Rwanda noneho ibintu byarahenze, amavuta mva ageze kure, rero ugomba kuzigama ugomba kuzigama, ukazigama amavuta wari gushyiramo ugakoresha ifu, sibyo? Ariko ngewe ntabwo ariyo mpamvu, impamvu ni uko ngewe ntabwo nkunda amavuta muri rusange, kandi baza ko ntakunda amavuta, kandi amandazi mba ngiye gukoresha mba ngiye kuyadubika mu mavuta ariko n'ubundi mva nta kundi, nyine tugomba kurya. So urabona intoki zanjye rero zimeze neza, ziri tayari, nta farini iriho kubera ya fu nakoresheje. So igipondo cyacu rero ni uku kimeze, murabona n'ukuntu kiri kumanuka, ni igipondo kiri mu mayene, kiri hagati, ntabwo cyoroshye nta nubwo gikomeye. So tugiye kugipfundikira iminota hafi 15 cyangwa hagati ya 15 na 20, ufite umwanya niyo minota myiza kugira ngo igipondo cyawe kibe cyisanzuye, kimeze neza, nyine cya gitubura twashizemo gikwirakwire hose. Nari narangije kubikora, kanongere mbisubizeho. Nari nakoresheje aluminium, nari nashizeho n'utu dusashe, ariko utu dusashe two niyo ntakwirirwa ntushyiraho nta kibazo. Ndashyiraho umufuniko, uyu mufuniko wabaye mutoya rero so ndabikora gutya rero kugira ngo umwuka utaza kugira utaza guhita. Ugomba kumekinga sure ko igikoresho uri gukoresha umwuka utari guhita. Rero reka dutegereze iminota 15, nyuma y'iminota 15 turaza dukubita mu mavuta gusa. Kandi ikindi no kuyateka ni system, ntabwo ari ukuvuga ngo uragenda uhita ukubitamo gusa. Ndaza kubibereka. So after 20 minutes nge niyo ndategereza, ubundi turaza kugaruka. Rero ubu tugiye kugira guteka amandazi. So ikindi ugomba kumenya mu guteka amandazi, wirinda umuriro mwinshi. N'uyu muriro ni mwinshi, nubwo ushaka kubona ukabona ni mukeya, ni mwinshi. Nuko ndi kugira ngo isafuriya y'umuke nshiremo amavuta nayo namara gushya ntangiye gushiramo amandazi, ubundi ndagabanya umuriro kuko uyu muriro waba ari mwinshi cyane. Umuriro mwinshi ku mandazi bituma adashya, ugasanga irindazi inyuma bigaragara ko ryahiye neza, ariko wasaturamo imbere ugasanga igipondo kimeze nk'uko cyari kimeze, nyine ugiponda nta cyahindutse. Umuriro rero mukeya ni mwiza cyane niba ushaka guteka amandazi agashya neza yitonze. Mwabona nyine igipondo cyacu kimeze neza, sinzi niba muri kukireba, ariko nagabanyije urumuri ko nabonaga ndi gushyiramo urumuri rwinshi bikaba bibi. Sohoka nzana rero amavuta, ubundi duteke. Ariko aya mavuta ntabwo ahagije, ndazana andi. Ko ndabona ahagije pe, kuko n'amavuta menshi n'ubundi si ngombwa. Cyakoze ugomba gushyiramo amavuta ku buryo nyine irindazi rimera nk'ifiriti, nk'uko ifiriti nyine uba uzi ko utashyiramo amavuta, usange nyine amavuta abaye makeya. Ariko aya ngaya ndabona kanongeremo andi makeya, kugira ngo bitaza kumbana bibi. Sinzi niba hano urumuri rumeze neza rwose. Urumuri ndakeka ni ikibazo hano, kuko aho narindi hari itara. Ndumva aya ngaya ahagije. Hanze shiremo byibuze amandazi akwirwemo, sibyo? Kuko urabona amavuta yanjye amfatiranyije, ntaraponda, ntarashiramo ibintuze byinshi.
so kandi n'ikindi iyo uri guponda ushaka wakora amandazi manini, wakora udutoya. So rero amandazi yacu ya mbere arahiye, arahiye, tugiye kwarura, baruriramo hano. Umva ntimuvuge ngo intoki zanjye ngo zirasa nabi ngo ibiki, kubera ko ndacyateka ntabwo ndasoza, sibyo? Reba umuriro ndi gukoresha, murabona ukuntu ari mukeya, kuko iyo amavuta yamaze gushya ubundi wagakwiye gukoresha akariro gake gake gake. Mwabonye irindazi ukuntu rimeze? Sinzi niba muri kuribona. Nuko bimeze, ndaza kuberekana finari narangije noneho kwiyagira yose. Ubundi umva twebwe dukora amandazi manini kuko nyine nta muntu uba watubwiye ngo dushireho urugero runaka, sibyo? Murabona ukuntu rimeze. Ubundi umva amandazi yacu ko aryoshye, umva rishyushye gute, sinzi niba muri kuribona. Mwabonye irindazi ryisatuye, ariko biri kumbabaza kuba nkore guke. Reba amandazi yacu aya niyo amaze gushya, andi murabona amandazi arisatuye ameze neza. Murabona ukuntu ameze. Dore iri rero niryo ngiye kuberekeraho, urumuri ruri kuba rwinshi, niyo ngiye kuberekeraho ukuntu yahiye. Maze kurisatura, ubundi murabona ko rimeze neza pe, irindazi risa neza cyane cyane. Ariko katuribumbe, ubundi mu kanya turaza turirye. Ngiye kwicara nyarye nyahirye iryinyo kuko nyine aba yananduhije. Wow, si irindazi. Ni bande bakunda amandazi ameze gutya? Wow, umva ndacyakora amandazi rero, turagaruka noneho yose nyasoje finally, ngiye kubereka amandazi yavuye mu gipondo cyanjye, sibyo? So rero amandazi yacu nuko birangiye ameze, arasa neza, araryoshye. Umva mana we, umva araryoshye, arahiyemo imbere. Umva riri kuntwika, arahiyemo imbere. Ni amandazi atashiriye, irindazi ridashiriye nawe urarireba ukaribona. So rero nyine namwe muzagerageze muyakore. Umva nkatwe abagore tuba tugomba kwiga utuntu n'utundi, utuntu noneho tujyanye no guteka byo ni ibindi, sibyo? So rero dusubire mu yindi video, ndabakunda.